Iyi video ngiye gukora uyu munsi nicare tuganire turakate tuganire kiganiro cyaza kuza kuba kiryoshye cyane. Igitsina ni ikintu umuntu akwiye kubaho cyane, nicyo kigize umuntu, kora umuntu nta kintu na kimwe wakwiye gushyira mu gitsina cyawe. N'uburozi ibintu byagutira indwara. Ejo uzabone uzavuga ngo nabaye mukagatare ngo sinzi uko byagenze. Kandi umuntu akwirinda kunuka cyangwa se kugira umwuka mubi mu gitsina. Mukomere karibu kuri Lisi France Lifestyle. Nizere ko mumeze neza, ndabakireme mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro nkomeje kubagezaho. Nizere ko muri amahoro. Karibu cyane ni buri mushyashya nawe ari bwa mbere ubonye video mbagezaho rwose. Karibu urisanga. Umuntu arakora subscribe nakore subscribe kugira ngo ntakajye acikana. Uko musanzwe tubizi tuganda ibintu byinshi by'ubuzima busanzwe butandukanye rwose. Twiga no guteka hano rwose buri wese arisanga ashobora kwakura icyo uri kuhashaka cyose wakibona. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu abantu basabye ngo babwire y'ukuntu umuntu yakirinda kugira cyangwa se umuntu ikintu yakora mu gihe afite ntuza afite mu myanya y'ibanga hatafite umwuka mwiza cyangwa se havuga ngo hanuka mauvaise odeur vaginale cyangwa se umwuka mubi muntuza uba mu gitsina. Ni gute umuntu yabyirinda cyangwa se ibyo umuntu yakora ikibitera. Tugiye kubirebere hamwe mugume hamwe bakuru bose. Ndikubaha ubusobanuro rwose ko abantu basabye video basobanurire uburyo umuntu akwirinda kunuka cyangwa se kugira umwuka mubi mu gitsina. Abantu mukoze kumva video mukayumva ibice musibagurika rwose. Jya kugerageza nkore video n'ubwize kuba ndende ariko kugira ngo ngiye mu bisobanura mbasobanurire ikindi ku bantu baza kuba bafite ibibazo bindi nazakora video mbasubiza kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa cyangwa se waba ufite indi tips nayo yayandika mu mpuza muri commentaire kugira ngo dusharing ibitekerezo n'abandi babibona. Ikindi kandi mwumve twumve mwirinde kumva amabwire mwumva hirya no hino. Ubigize ikibazo cyangwa ikintu wibazaho utari siri yacyo netore shwa yacyo neza ubaza abaganga barabyize n'inzobere wababaza cyane kugira ngo ukore ibintu bidakwiza cyangwa se biza kugira ntuzi ingaruka. Ikiza nuko wabaza kugira ngo umaking shwa yabyo rwose. Kwibeshya bibaho ariko aryo wibeshya bikagukoraho cyangwa kubyarira izindi ngaruka zindi. Imyanya y'ibanga na ahantu rwose hubahwa, na ahantu nama murabizi rwose habera gahunda nyinshi, na ahantu murabizi rwose ho kubahwa rwose. Umuntu akwiye kwitaho akakora isuku hagahora hameze neza cyane. Ibintu bikunze kubaho cyane ku bagore kugira ntuza mauvaise odeur vaginale cyangwa se ku bakobwa naho bikunze kubaho. N'ibintu bishobora guterwa n'ibintu byinshi cyane. Icyambere ntuza kugira umwuka mubi cyangwa se kunuka ntuza mu gitsina bishobora guterwa n'intuza na infection ni habaho ubwoko bwinshi butandukanye. Infection ishobora kuzirwara rwose zikaguteza umwuka mubi. Hari ukuntu umuntu agira hari ibintu by'umuhondo bikunze gusohoka nko mu gitsina cyangwa se by'umweru biba bifite odeur, bifite umwuka utameze neza unuka rwose. Ibyo bintu rwose ibintu byose biba infection cyangwa se n'abantu bashobora kugira infection ukishimagura hano rwose ku gitsina ukishimagura kamera n'ibisebe nabyo bikaza ujye ufite infection. Ikindi cyakabije gute ntuza umwuka mubi mu gitsina cyangwa se kunuka impindagurikire y'imisomboro ntuza amahormone ashobora guhindagurika rwose. Tuvugane nk'igihe umuntu ari nk'abantu nk'abagore batwite nabona no ku muntu umubiri guhinduka amahormone bayahindutse ni byinshi biri guhinduka. Hari igihe umuntu agira oderi itagize rwose itari nziza se kuno umuntu agira imihango bihindagurika ukuntu abantu bagira imihango hakaza nk'ibintu by'amaraso bigize bibyimbye imihango bifite oderi igize imeze ntuzinuka n'ubundi ariko n'ubusanzwe imihango nta gihumura ariko hari igihe biba bikabije ukumva ko bigize umuntu akaba afite nk'ibintu nka kuna amaraso ushobora kubona nko mu maraso hakazamo ibintu bimeze nk'ibintu nk'ibibuye. Hari igihe rwose aba ari infection cyangwa izo microbe ni ibintu byinshi bishobora gutera ntuza kugira kunuka mu gitsina. Ni ibintu bishobora ikindi ni ntuza isuku ikabije nayo ishobora kugira ishobora gutera infection. Tuvuge nk'urugero hari abantu rwose bajya kwiyoza umuntu biyoza rwose mu ntuza muri vagin cyangwa se mu gitsina akashyiramo n'intoki n'amazi byose agashiramo mw'imbere mw'abantu mwe. Ibyo bintu bishobora gutera intuza infection vaginale. Murabona ko rwose hano mw'imbere na ahantu mu gitsina cy'umugore na ahantu ari sensible, na ahantu horoheje, na ahantu rwose umuntu atagakwiye gushyiramo ibintu byose akwiye kwibonera. Ni ibintu rwose wagakwiye kwirinda rwose. Ntago umuntu yoza ashyizemo intoki n'amaproduit menshi uko iki gihe hariho gakoresha ngo abantu ngo biyoza mw'imbere ngo ibiki byose bakoresha nk'abantu mwe n'intuza ni ibintu umuntu agakwiye kwirinda cyangwa se wagakwiye kureka niba babikoresheje cyane.
isuku nkeya hari nk'abantu badakunda gukaraba cyane utwenda tw'imbere ntibaduhindure, umuntu akamara nk'iminsi 2 cyangwa atoze, byose bishobora kugira intuza, kutogosha intuza no bwoya, intuza ubwoya bwo hano ku gitsina nabyo bishobora gutera intuza infection, nama microbe menshi ashobora kwikwimira cyangwa se kugira bigatuma byaguteza intuza umwuka mubi mu gitsina. Ibyo byose ni ibintu umuntu agakwiye kugira kwirinda, akwiye kureka kwambara, kutamenya guhitamo amakariso twambara rwose. Ugasanga ugiye nko gusura inshuti yawe cyangwa se mukuru wawe cyangwa murumuna wawe, usanga afite agakariso keza cyangwa agakariso keza, nanjye akakariso ngomba kukagura ngo gukambara. Ariko ano makariso twambara hari igihe abakozwe mu ntuza, mu bintu bitagize rwose bitagakwiye kugira, cyangwa se akozwe mu bintu tutanazi cyangwa se bigize, ugasanga nayo wenda niyo akumira cyangwa se akusanya intuza izo mikorobe zose, ukazagutera intuza umwuka mubi mu gitsina. Intuza abantu bakoresha ama sex toy ntagire urunse kajya ngo iki birakoreshwa hano rwose. Tuvuge nk'urugero nk'abantu bari mu mahanga barabyumva cyane, ariko no mu Rwanda abantu bakoresha ama sex toy, ariko mbona ngiye kujajenga buri wese uko afata plaisir ziwe cyangwa se uko afata ibyishimo byiwe. Ariko ama sex toy nayo ashobora gutera intuza, ashobora gutera ntuza umwuka mubi cyangwa gutera na infection vaginale, kuko urabona ibintu bibi plastique uburyo bakoze mu ntubizi ngo bikozwe muki. Ikindi kandi no kutazigirira isuku ku bantu bazikoresha, ntuza sex toy ishobora gutera nabwo ntuza kugira umwuka mubi mu gitsina. Kwambara imyenda idufashe, murabona bose abakobwa ntuza abantu bafite no ku mabuno, ushaka kwambara amantuza amapantaro kugira ebana ni ibintu bisanzwe kwambara rwose amapantaro adufashe cyangwa amakora adufashe. Urumva hari igihe rwose umuntu yambara nk'iyo kariso, tuvuge nk'iyo kariso wambaye intuzi ngo ikozwe mu intuzi kariso, ubundi ukakubeta iyo pantaro nyine, urabona tukihambira, umuntu abihambira n'amabuno yahambiriye, ubundi umuntu ntabone n'ahahumekera, n'ibyo by'uyu muntu aba yabyunze byose. Urumva bikumira ntuza mikorobe, bikaba byagutera ntuza umwuka mubi mu ntuza mu gitsina. Ni ibintu bikunze kubaho cyane, kwambara imyenda idufashe cyane idatuma tudahumeka hano hasi rwose, umuntu areke ahumeke, ni ibintu bishobora kudutera intuza umuhumuro mubi mu gitsina. Ikindi gishobora gutera ntuza umwuka mubi mu gitsina, ntuza gukora imibonano ku bantu bashakanye byaba byiza cyangwa se ku bandi nabo babikora, wangiza gukora ntuza imibonano mpuzabitsina ntajye gukaraba. Urabona ko rwose ni ibintu bishobora gutera ntuza mauvaise odeur cyangwa ukagira umwuka mubi mu gitsina. Ikindi kintu gishobora gutera ntuza umwuka mu gitsina, nko nabuze hari abantu bitera, ikindi kintu ntuza abantu batera finga, hari abagore cyangwa abakobwa bakunda ko batera finga, hari n'abatabikunda, ariko ku bantu bamuterwa finga cyangwa se gira sorry rwose ntabwo tukuje umunsi zagari ntuza ibyaye kutukuba ku by'igitsina. Ariko ikiza no kubwira boyfriend wawe cyangwa se umugabo wawe nimba ubikorerwa, agakaraba intoki mbere yo kujya mu gikorwa. Umuntu abakoze mu bintu byinshi, amatelefone abariho mikorobe bityo byose, urumva intuza gukaraba intoki ni ngombwa cyane. Niba ari buze kwakurakura cyangwa se buze gutera izo finga, agomba kubanza gukaraba intoki kugira ngo intoki zize kuba zisukuye. Ikindi n'inzara, agomba kuba nta nzara afite kugira ngo ataza kugukomeretsa mwimbere ku bantu babikorerwa. Aho narivuze intuza kugira ngo bisobanure ku bantu babikorerwa rwose, mujye mubabwira bakaraba intoki, abanza akaraba intoki mbere yo gutangira icyo gikorwa. Nabyo bizakurinda kuba wagira intuza watrapa cyangwa wafatwa nayo mikorobe, ubundi bikazakutuma bugira izo mpumuro mbi mu gitsina. Urumva n'ibintu bagakwiye kwirinda. Nizere ko rwose ibyo mubabwira abanza bakaraba intoki ni byiza cyane rwose. Umuntu akarabye intoki bizaba ari sawa cyane. Ikindi afite inzara azice kugira ngo utikomeretsa cyangwa se zitaba zifite izo mikorobe, bigatuma bikazagera bikabyara intuza izo mikorobe zikayikwica. Abasirikare barinda ntuza bikazabyara mikorobe. Urumva ntacyo yuze bajye bakaraba intoki. Ku bantu muterwa finga bajye mugira abantu za partenaire banyu cyangwa se abafasha banyu cyangwa se aba boyfriend banyu cyangwa se fiance wawe akarabe intoki mbere yo kugira mutangire igikorwa. Ni byiza cyane. Ikindi nakongera ikintu cyo no gutera umwuka mubi mu gitsina, ikintu ntuza naho gukora siporo. Tuvuge nk'urugero nk'abantu bave gukora, umaze gukora siporo, umuntu amaze gukora siporo hari igihe wagize ibyunzwe, wabize ibyantu hose kandi nano hasi hose. Uyu muntu amaze gukora siporo nabwo, uyu umaze gukora siporo nabwo ntuhite woga, nabyo bishobora gutera ntuza umwuka mubi mu gitsina. Iyo twagiye mu mihango, aho ni umuntu ari mu mihango, ntuza kudahindura kotegisi cyangwa se kudahindura intu ukoresha mu ntuza mu gihe uri mu mihango, kudaduhindura inshuro nyinshi ku munsi, nabyo bishobora gutera intuza umwuka mubi mu gitsina cy'umugore. Hafite intuza umwuka wawo wihariye cyangwa se uderi, ntago umuntu yavuga ngo ihumura nk'iki, ariko nanone ntago navuga ngo hahumura nk'ururabo rwa rose, ntago hahumura nka bombo cyangwa iki uderi ya bombo murayizi cyangwa ururabo rwa rose, ntago havuga ngo naho hagomba kuba muri bombo. Ni ibintu bikunze kubaho cyane, hifiteho impumuro yaho. Ikindi nk'uko tubizi igitsina muri sex y'umukobwa vagin,
iragira yiyoza nkuko tubizi cyangwa twabyize cyangwa se n'ababushakashatsi cyangwa se inzobere mu kubimenya urabizi ko rwose mu gitsina gaje y'umukobwa yiyoza ukwayo nta bindi bintu umuntu agakwiye gushiramo ikintu umuntu agakwiye gukora kugira ngo yirinde kugira umwuka mubi mu gitsina cyangwa se wari usanzwe afite ku cyo yahinduraho cyangwa se icyo yakora kugira ngo yirinde gukomeza kugira umwuka mubi mu gitsina. Ikintu cya mbere ngiye guheraho mwabantu mwe, njya mbona ibintu byinshi kuri internet za TikTok hose ahantu hose ngo kugira ngo mu mazi ngo ya Cru de Girofle nta n'ubundi bubere kuko bameze kugira ngo mutaye gukora amarorerwa cyangwa kwicara ngo mu ndimo amazi ngo y'indimu, kwicara ngo mu mazi gashyushye ngo kwicara ngo mu mazi ngo ya citron. Mwabantu mwe ntago mamuzi ibibazo mushaka kwikururira ejo ni muba mukagateri cyangwa ejo ni byanga nimukora gahunda bikajya byanga muzaya muvuga ngo nimuturangira umuti kandi ari mwe mwagiye mwikururira ibyo bibazo byose. Nta kintu na kimwe nongeye bisubiremo na kimwe bagakwiye gushira mu gitsina cyawe, nta kintu na kimwe bakwiye gushira mu gitsina cyawe. Mbisubiremo dufungura amatwi neza twumve, nta kintu na kimwe umuntu agakwiye gushira mu gitsina cyawe na kimwe, kereka ibinini wararwaye infection. Tuvuge nk'urugero umunsi wararwaye infection ukajya kwa muganga bakagupima bagafata ibyo bizamini byose bagufata ubundi bakaguha bya binini. Hari ibinini bakunda gutanga bacisha hasi, ibyo ni byonyine cyagakwiye kwinjira muri vaje y'umugore mu gitsina cy'umugore, naho izi ntoki mushyiramo ngo mugiye kozamo aya mazi ngo bagiye kwicaramo ngo mazi ngo y'ibiti byose amazi ngo micira amazi ngo bikiza umuntu ku mubi. Oya, ibi bintu n'uburozi, ngereka byita uburozi n'uburozi kuko murabizi rwose nimbuza akamaro k'igitsina cyawe, nimbuza akamaro k'igitsina, nimbuza akamaro agaciro k'igitsina cyawe. Ibi bintu wagakwiye kubireka n'ukunda ari uwo bikubwiraga rwose ibana bakorera. Nimwishinga ibintu mubona aya babona kuri social media. Ibi bintu n'uburozi bari kubashuka. Ejo pH yawe nigabanuka mu gitsina cyangwa se izo abasirikare intuza barindaga izo mikorobe zose nibigabanuka, ejo uzavuga ati ni mundangire. Nta kintu na kimwe umuntu yakwiye gushyira mu gitsina, nta kintu na kimwe kereka imiti kwa muganga wakwandikiye niyo bagakwiye gushyira mu gitsina. Ikindi cya kabiri umuntu ashobora gukora yirinda no kugira kwa intuza isuku rwose. Hari video neza kubakorera mbereka akantu k'agasabune intimate intuza wakuga mu gitsina, nabwo n'abasonera ubwo bagakoresha, ntabwo nigeze mutsobanura ngo ugashyiremo imbere. Ikindi nababwiye ko ushobora gukoresha rimwe kabiri cyangwa mu cyumweru. Hari igihe cy'imihango umuntu igihe cy'imihango cyangwa se mu gihe wumva utari guhumana neza bikunze kubaho changement z'amahormone, intuza imisemburo ikunze guhinduka cyane ku bagore cyangwa ku bakobwa, n'ibintu bikunze kubaho cyane. Ntuza rwose koga ku gitsina ni ukoga hano hanze inyuma, hano kukobo ntago umuntu akwiye kwarenga ngo yinjiremo imbere. Mwabantu mwe umuntu yoga hano hanze ntuza rwose intoki gutya ukagira ukoza neza rwose ku marevre ukoza neza hose, ukoza neza intuza igitsina utagiyemo imbere. Abantu bakunda gukoresha intoki rwose ntago wemere kujyamo imbere, ntago wemere kujyamo, woza hano hanze rwose. Ikindi umuntu akagira akogosha n'ububwoya umuntu aba afite pour DBBC ukagira ukanyine ukajya wogosha rimwe na rimwe mu gihe bwameze, kuko nabwo ubwoya butuma hahumeka neza. Ikindi ugatuma nazo mikorobe bishobora kugira kuho hirundira zigenda ntuza. Ikindi umuntu ashobora gukora no kunuza kwambara amakariso ya koto rwose, bwabo kariso bimwe bona ngo mu cyutangira gusa kariso kameze gutya rwose. Kwambara amakariso ya koto bituma anyunyuza izo transpiration kuno umuntu aba yatutubuka cyangwa se transpiration bikaza kuba byarinda kugira ngo izo mikorobe zitinjira mu ntuza, zitinjira ubundi zikazabyara ntuza umwuka mubi mu gitsina. Icyo nacyo ni ikintu umuntu akwiye gukora, kwambara amakariso ya koto. Amakariso ya koto rwose ni amakariso abagozi ntuza ngo urujye gura amakariso ujye usoma, hari tuno tu etikete tuba turimo cyangwa tudupapuro tuba dukase tuba dufashe ku makariso, ujye usomaho biba byanditseho ngo ikariso ikozwe muki n'ibitanditseho ko ikozwe muri koto 100% rwose. Ujye uyihurira kwambara amakariso ari koto, ni byiza cyane, asha kukurinda inza kugira umwuka mubi mu gitsina. Ngende nkomeje kujya ku myenda, tuvuge nk'urugero nimba twambara amapantaro, twirinde kwambara amapantaro adufashe cyane. Nibyo rwose ari umuntu abagira ngo agaragare neza no ku bantu bafite ku mataye ebana nyashu umuntu hari zifite rwose ari umuntu avuga ati kaze nyizirike ebana none ngenda nyizunguza. Ariko ikiza no kwambara ushobora kwambara ipantaro nyine igize nta kibazo, urese afite choix yo ntuza choice yo kugira yo guhitamo intuza yo guhitamo intuza imyenda yambara cyangwa se amapantaro yambara. Ariko none kwambara ipantaro itagufambiriye cyane hano ku ntuza rwose
byaba ari byiza kugira ngo naho hahumeke hagere neza. Ikindi kakuno hakundi uri mu rugo rwose je nikundira nkondi ndi mu rugo ibi bikanzu rwose byo nkunda kwambara ngahumeka neza rwose ahantu hakugiye kugira kwareka hagahumeka naho habakeneye umwuka kugira ngo hahumeke nabyo bituma rwose bishobora kukurinda kugira umwuka mubi. Nta kibazo no mu rugo ushobora no kwambara agapantaro keza iki wakwambara ibyo ushatse, ariko ikiza no kwirinda intuza no kwirinda ko umuntu yakambara ibintu bigufashe cyane kugira ngo naho hareke habakeneye kugira ngo hahumeke. Ikintu umuntu yakwegura rwose b'abantu bashyiramo intoki, abantu bakunda kwikinisha ibyo bintu rwose wakabiretse ko intoki ziba zakoze ibintu byinshi, ari umuntu afite n'inzara noneho ugasanga izishizemo izo ntoki winjijemo mikrobe, izo mikrobe zikajya kwica za ntuza bwa basirikare barindaga iyo baje yawe, ugasanga urabizi ko hari abantu bikinisha bakoresheje hari abantu batabasha kubona izo sex toy, abantu bikinisha bakoresheje bagashyiramo intoki cyangwa se bakoresha amakaroti cyangwa se kokombre cyangwa se simbizi ni byinshi abantu bashobora gukoresha, ariko ibyo bintu bishobora gutera intuza, bishobora gutera infection kuko ari ibintu urabona nimba ari nka karoti ishobora kubitogeje neza cyangwa se naga ibintu umuntu akwiye gushyira mu gitsina kamera. Urumva ugomba kubyirinda gukoresha izo ntuza na sex toy, umuntu yazirinda cyangwa se ugakoresha abantu bazikunda kuzikoresha agakoresha intuza izifite karite, izikozwe muri karite apana zikozwe mu bintu utabuzi cyangwa se udasobanukiwe. Ikiza no kwirinda kwikinisha nabyo byagufasha mu kugira ngo umuntu wirinde kugira umwuka mubi mu gitsina. Nk'abantu bagira infection bakanga kujya kwivuza kwa muganga bagategereza ko nimba bakavuga ngo habora cyangwa se hangirika, kuko hari abantu bashobora kugira infection akishimagura hakamera nk'intuza akavuga ngo ni ibintu nararwaye n'ibiki. Hari y'abana infection ziri kukugira ikiza nimba utangiye kwishimagura ku gitsina ushobora kujya kwa muganga ukajya kwipimisha. Ntago ari kujya muri farumasi ni abacuruzi nk'uko ujya mu ntuza ukajya kugura umugati muri boulangerie bacuruza imigati. Farumasi ni abacuruzi nabo b'imiti uragenda bakagureza icyo ushaka bitewe n'icyo babwiye, ariko hari igihe udushaka gukira. Ikiza no kujya kwa muganga ukagenda gukorera bya bizami byose ugatanga inkari bakagusuzuma bakagupima ubundi bakaguha imiti bitewe na infection iyo ariyo ufite, biragufasha cyane. Ikiza no kujya kwa muganga atari kujya kuri farumasi, ibyo nabyo bizakurinda ko wagira intuza rwose. Ni mu ngamba zizagufasha mu kwirinda kugira umwuka mubi mu gitsina. Hari kari zikunze kubaho, hari ibishobora kubaho cyane. Tuvuge nk'urugero ushobora kuba ufite umwuka mubi mu gitsina wenda ukagira ngo kugira umwuka mu gitsina ntago ari kugira infection. Hari umuntu ushobora kugira umwuka mu gitsina akajya kwivuza bagakora exam yose, ibyo bipimo byose bakabimukora ugasanga umeze neza nta ntuza, ugasanga umeze neza nta infection ufite. Ariko kuko hari igihe nk'ibyo bintu umuntu yakoresheje amazi bamwicayemo, ibyo bintu bakoze kwikinisha n'ibyo byose bigenda bikagabanya bano basirikare barinda intuza, barinda hano imbere mu gitsina cy'umugore, ugasanga intuza byose umuntu hakurishije abo basirikare baririndaga ugasanga baragabanutse ntibakibasha gukora akazi bashinzwe. Niyo mpamvu wagakwiye kwirinda ibyo byose nababwiye, gukora isuku neza, koga neza rwose mu gitsina, guhindura intuza. Ikindi hari n'akantu umuntu ushobora gukora rwose, tuvuge nk'urugero nk'umuntu ajya muri toilette akitawaza neza rwose. Hari igihe amapapier hygienique nayo hari igihe umuntu akora, wenda tuvuge ajya kuri toilette umuntu akanyara, yamara kunyara wenda ntihanagure neza cyangwa ntuza, ugasanga nabyo bishobora gutera umwuka mubi mu gitsina. Niyo mpamvu rwose ngiye buno muco abayisilamu bakunda gukoresha rwose, ndabishima cyane iyo umuntu yaba yakoze intuza kuri toilette akitawaza ubundi ugakaraba neza intoki amazi n'isabune. Nabyo ni sawa cyane kwitabaza, bishobora gutuma umuntu atagira umwuka mubi mu gitsina. Ni byiza cyane gukora isuku y'igitsina, ni ngombwa cyane, bizaturinda kugira umwuka mubi w'igitsina. Ikindi kandi kuhogosha, kwitaho neza rwose, umuntu akanasiga amavuta. Ntabwo uvuze ngo usigemo imbere mw'abantu mwe, gusiga amavuta, koga neza, umuntu akavuga neza, bishobora kurinda kugira umwuka mu gitsina. Ibindi bintu nabyo umuntu ashobora gukora cyangwa se kwirinda mu byerekeranye no kurya ni tuvuge niba usanzwe ugira umuhumuro mubi mu gitsina, gabanya kurya intuza. Tugende hano mu byo kurya, gabanya kurya ibitunguru byinshi na tungurusumu nyinshi. Nimba wari usanzwe ufite akuka katari keza rwose hano ntuza mu gitsina, wagabanya kurya ibitunguru n'intuza. Ikindi kugabanya nabwo inzoga nazo cyangwa se amasukari menshi, nabyo bishobora kukurinda kugira umwuka mubi mu gitsina. Kunywa amazi bya bintu mwashaka kwicaramo mu mabase cyangwa se icyo zagije honfe, ahubwo akugira ngo uzicaremo wazinywa zisukura mu nda. Byose byagufasha kugira ngo
zisukure neza mu iyo myanya y'iki byose. Kunywa amazi ni byiza cyane, ikindi ku bantu bakunze gukora siporo rwose wakora siporo ni byiza, siporo ni nziza ku buzima, siporo nayo ituma rwose umuntu ahumeka neza. Ikindi umuntu arakora siporo ya myenda amaze gukoresha agakahita karaba kugira ngo ibyo byunzwe byose bivemo bitaza kugira microbe zikaza gutera zatera imyuka mubi mu gitsina. Ahandi hose gukora siporo ni byiza cyane, kunywa amazi ni byiza cyane, amazi arimo indimu, amazi ashyushye y'akazuyaza. Ikindi umuntu agomba niba ari umuntu ukoza nuza mu gitsina ugomba gukoresha amazi y'akazuyaza. Amazi akonje ntago ari meza, amazi ashyushye cyane ntago ari meza, ukoresha amazi y'akazuyaza ashyushyemo buke cyane, bituma umuntu yakogamo neza rwose akahasukura neza rwose. Ahantu naho kubahwa n'ahantu ntawe utahasobanukiwe rwose, mpamvu umuntu akwiye kuhitaho cyane rwose. Ikindi wakorera isuku muri rusange, ukahoga neza, ukahakesha hakabyora neza, ukirinda ibyo bintu by'amaparufe ngo basige ngo amaparufe ngo basige ngo mu gitsina. Ibyo bintu byose rwose amazi yonyine niyoza mu gitsina, nta bindi bintu rwose. Cyangwa se buriya busabune umuntu akoresha ariko umuntu abwoga inyuma ntago abwozamo imbere, ukagoga rimwe cyangwa mu cyuma cyangwa mu gihe cy'amaregere cyangwa mu gihe wagize infection. Ariko naho ibindi byose ntago umuntu akwiye gukoresha buri gihe. Iyo video ndaza kwishyira muri description utayirebye ugatunza nuza wagaza ukoresha ushaka kugura bakagura, ariko no kukoga inyuma kandi rimwe na rimwe ntago ari buri munsi mu gihe ufite ibyo bibazo byinshi. Ikindi nakongeraho nibagiwe ku bantu bashakanye cyangwa se ku bantu bagiye umuntu ukunda kuba bakuntuza, tuvuga nk'umugore agize infection vaginale, wagize infection, ni byiza ko nimba ujya kwa muganga ujyane n'umugabo wawe cyangwa se boyfriend wawe cyangwa umufiance wawe kugira ngo mwese babavure igihe bavuga ati infection umugore wayigize. Iyo mwakoze imibonano mpuzabitsina wenda hari igihe umwe nawe afite izo microbe yazigize cyangwa se we nubwo ntacyo zimutwara, ariko mu gihe nawe ativuje zirongera zikagaruka ugasanga ntizikire. Niba wagize infection vaginale umugabo wawe mugomba kujyana cyangwa se nawe ukaba bakamwandikira imiti kugira ngo yivuze kugira ngo mwese mukire. Naho ubundi nibivuza wowe ukavurwa ejo bizongera bigaruka uko mwese mutivuje. Nimba uri umuntu wubatse cyangwa se ku muntu mwabikoranye agomba nawe kwivuza kugira ngo mwese mwirinde. Nizere ko video ikomeje kubagira akamaro, mukomeje kungurana ibitekerezo. Nimba iyi video kugira akamaro kanda subscribe, ukande like, wandike muri commentaire kugira ngo kungurana ibitekerezo. Ikindi mukomeze mushyigikire, ndabashimiye cyane mukomeje kunshyigikira. Ikindi dukomeze tutere imbere, twiteho. Isije uyu munsi rwose ije igitsina cyangwa se kwimpumuro mbi mu gitsina ni ibintu rwose abantu bakwiye kwirinda cyane kugira ngo murabiza akamaro kaho mwese ntawe utagasobanukiwe. Mukomeze mukurikirane ibiganiro nkombeje kugeza mbagezaho, mukure subscribe kugira ngo muzoya mucikanwa amasije menshi tuganiraho ni menshi cyane. Ikindi ni inkunga ikomeje kugira ngo mushyigikire. Murakoze cyane, Imana amahoro ikomeze barinde mwe n'imiryango yanyu naho muherereye hose.